bano bantu beruye ngo bitwa batinganye nta kintu cyo gomba bafite. Niba ushobora kubona umuntu bamufashe video yambaye ubusa yikinisha mu bitondo akaza akavuga ngo uriya ni njyewe nanabishaka kujya hanze, uwo muntu se n'iki wamusebye gihari nta gihari. Noneho kumva Lorenzo agiye kwijandika muri diro ngo yabatinganye guhangana n'umutinganye, noneho ashobora no kwishyiraho ngo waramuteretse wamwatse urukundo we atari nabyo kugira ngo nyine wagusebye. Umva we kuvuga ko yaryamanye n'umusore ari proud yabyo yanakoze ubukwe ntacyo guhomba afite. Shadibu, buriya Shadibu yagiye avuga ibintu mu minsi ishize, numwe mu bantu muri iyi minsi basigaye bandika ibintu biri mu bwenge. Shadibu yaraposte navuga ngo ibintu by'ubutinganye mukomeje kwamamaza biraza kurangira mwese mwabaye bo. None se niki kizima ku muhungu ukora fake cyangwa se uzunguza ikibuno? Niyo mpamvu nababwiye ngo Lorenzo uyu nguyu yaraza guhomba, ashobora no kwirukanwa kuri RBA. Noneho n'uwongeza kongeraho ko umuyobozi wabo bungu muri Kirofase barore ni pasteur, ukaba ugiye kwijandika mu butinganye. Mushobora kuza gusanga Lorenzo yirukanwe nk'uko yirukanwe na mbere, azigeze gukritika Kenisi akamuhuza na Semuhungu. Nyamara Semuhungu yaraje muri stade nk'abafana. Niba mwibuka neza Semuhungu yari kuba ari we MC, ibyo murabizi. Niba wari kwemusingira match yari guha Afite, yaje gusimburwa na Muyango. Impamvu yasimbuye mu impamvu Muyango yasimbuye Semuhungu se murabizi. Bro, umuntu utega akabuno bakagakubita urumva afite iki cyo guhomba. Yes, nizere ko mumeze neza, nizere ko mushima Imana aho muri mu bice bitandukanye. Ibihe bimeze neza cyangwa bitameze neza niyo si tubamo. Uyu munsi ubuzima burakunda, ejo bukanga, uyu munsi abantu barashingira, ubundi bakaba bashingura, niyo se nyine tubamo. Umwe bavuka abandi bapfa, niyo si tubamo. Ndaje kugira tuganire, yitwa Semuhungu, yari koroje na Lorenzo Christian, yindi sinibuka ukuntu yitwa, akora kuri RBA itangazamakuru cy'igihugu. Bino bintu nabonye bishobora kuza gukomerera Lorenzo bitewe n'uko bano bantu bitwa ngo nabatinganye, nuza kubacunga neza uzasanga badafite ibintu byinshi byo guhomba. Uze kumva point yanjye, uze kuburetse kunuka, ahubwo wanze umwanya uniza amatwi ubanze unyumve. Muri no weekend nari mari rwose, Semuhungu yabyiniraga ni hafi yanjye, nari mari pe, nanjye ndimo nirebera. Wenda n'abantu bamfashe mu mashuri, n'umuntu ushobora kubona video wenda akabona yambonye muri video ya Semuhungu arimo kubyina, nari mari. Sinje kuvuganira Semuhungu kuko ibyo yakoze si ibintu byo gushima, ni ibintu umuntu yagaya, ni ibintu biteye isoni urubyiruko no kubana muri rusange. Ariko si ibintu byitwa ubutinganye byadutse noneho birimo bigaragara ku mugaragaro, birimo bibonerwa n'amaso. Ubundi wasanga kera abantu babikora bihishe. Lorenzo Christian, uyu munyamakuru wa RBA, ntekereza ko ashobora kuba yarahubutse. Uti gute? Numwe mu basore b'abahanga bakora ibintu bye neza, ariko ujya mu mitego yo kuvuga cyane. Murabizi bwa mbere yirukanwa kuri RBA uko yahavuye, ko yasubije mu minisitiri kuri Twitter arirukanwa, nyuma yaje kongera kuhagarurwa. Reka mbivuge gutyo, ushobora kuza kunkunda cyane unankunda. Bano bantu bitwa ngo nabatinganye uweruye bikagaragara ko ari we Semuhungu, nibaza ko ngira ngo arabyivugirana nabyemera. Bano bantu beruye ngo bitwa batinganye nta kintu cyo gomba bafite. Niba ushobora kubona umuntu bamufashe video yambaye ubusa yikinisha mu bitondo akaza akavuga ngo uriya ni njyewe nanabishaka kujya hanze, uwo muntu se n'iki wamusebye gihari nta gihari. Nta kintu ushobora kuza ngo usebye uwo muntu kuko we ubwe ni igisebo. Noneho rero umuntu nka Lorenzo ufite tara, nemera ko n'umuhanga, simbikurikirana cyane ibintu by'imipira ariko gakeye numvishe numva ari umuhanga, kuza kwijandika ukajya ngo mu bintu by'abatinganye byavuzwe iminsi itari mikeya, byavuzwe kenshi. Ntekereza ko ngira ngo ubutaye umwanya cyangwa se ubuhubutse. Uti gute? Lorenzo nidushyira ku munzani, ndashaka kuza kunkurikira ugashyiramo ubwenge ukaburetse guhubuka, cyangwa se n'abantu baza muri comment ugasaba umuntu yagututse ariko atumvisha fact yawe, cyangwa se wenda nuko wenda umuntu yakubonye nakwishimira, bibaho. Lorenzo urebye platform afite ni nziza yo kumukorera izina, n'ubwo wenda uko ahari ni ibindi, nuko yahaje, nuko yavuye, nuko yahagarutse n'ibindi bindi. Ariko Lorenzo witegereje uyu munsi none ni umwe mu bana bafite tara, bagikeneye gukura amazina yabo, bagikeneye kugira umuryango bakubaka. Bitandukanye na Semuhungu wavuye muri Amerika yirukanwe,
Semuhungu washatse umugabo akaza no gupfa, urumva iyo CV ye itandukanye n'iya Lorenzo. Tuze kujyana gake gake. Noneho kumva Lorenzo agiye kwijandika muri diro ngo yabatinganye, guhangana n'umutinganye. Noneho ashobora no kwishyiraho ngo waramuteretse wamwatse urukundo we atari nabyo kugira ngo nyine wagusebye. Umva we kuvuga ko yaryamanye n'umusore ari proud yabyo yanakoze ubukwe, ntacyo guhomba afite. Niwe ntacyo guhomba afite waraza kuguhombya. Reka nkwereke. Shadibu, buriya Shadibu yagiye avuga ibintu mu minsi ishize. Rimwe na rimwe ibiganiro dukora ku ma YouTube atandukanye kumva Shadibu yarashaje, Shadibu binavuga innocence, ariko Shadibu numwe mu bantu muri iyi minsi basigaye bandika ibintu biri mu bwenge. Shadibu yaraposte navuga ngo ibintu by'ubutinganye mukomeje kwamamaza biraza kurangira mwese mwabayebo. Semuhungu igihe yabyinaga muri stade match irangiye, nabwiye ngo ndabivuga nk'umuntu wari uhari sinkuru mbarirano. Ni ibintu byatunguye abantu ukuntu yamansuraga n'ibiki kunazunguzaga ikibuno n'ibintu by'abagore. None yavuze ngo Shadibu nk'uyu yayifaraga ngo ibintu murimo kwamamaza biraza kurangira ari ibintu mwese mwamaze kujyamo. Reka twumve twita ya Shadibu. None se ni iki kizima ku muhungu ukora fake cyangwa se uzunguza ikibuno? Ubundi wa mugani umuntu w'umugabo ushaka kuzunguza ikibuno nk'uwo muntu n'icyo kizima wigisha abantu ntacyo. Niyo mpamvu nababwiye ngo Lorenzo uyu nguyu yaraza guhomba. Ashobora no kwirukanwa kuri RBA. Ko kira ni ikigo cy'itangazamakuru cy'igihugu gikora ibintu biri ku murongo. Biri ku murongo. Nta bintu bitari ku murongo hariya bihaba. Noneho n'uwongeza kongeraho ko umuyobozi wabo bungu muri Kirofase barore ni pasteur. Ukaba ugiye kwijandika mu butinganye. Mushokuza gusanga Lorenzo yirukanwe nk'uko yirukanwe na mbere. Azize umunwa we. Azigeze gukritika Kenisi akamuhuza na Semuhungu. Nyamara Semuhungu yaraje muri stade nk'abafana. Niba mwibuka neza Semuhungu yari kuba ari we MC. Ibyo murabizi. Niba wari ko MC ngira match. Yari guha Afite yaje gusimburwa na Muyango. Impamvu yasimbuye mu impamvu Muyango yasimbuye Semuhungu se murabizi. Sibyo nje kubabwira. Nimi ushaka nzabibabwira. Hari impamvu Semuhungu ari we wagiye ujya ku maposti ko ari uzaba ari umusara nabipostinga igihe kiza kugera Kenisa mukuraho. Twari kuri radio yitwa Fine FM. Nyirundi muntu agiye kuvuga wenda si ngombwa babibonye barabibonye. Twebwe turi mu kiganiro twaravuze ngo Semuhungu ni we MC. Perezida Kenisi yarakoye ikirubuga rw'imikino yatohereza message. Aravuga ngo oya Muyango ni we MC. Twumva ibintu birahindutse. Twe twagiye kuri radio tutanabizi. Urumva hari igihe muza hano mukabwirwa ibintu mugaca ku ruhande ariko mutazi realite. Nuza kumenya impamvu Semuhungu yari kuba MC agakurwaho uraza gusobanukirwa ko Kenisi atari we wazanye Semuhungu ngamubwire ngo kora biri. Kuko yari yagiriwe inama yo abwirwa ko uyu muntu koko n'umutinganye araza kwangiza ishusho yawe. Nujya kumugira MC baraza gusa naho bishyigikiye. Ariko nanone mwibuke ko abatinganye n'abantu. Dani Vumbi ni warimye avuga ngo n'umusinzi ariko no wacu. Ari umuntu wari umusinzi ariko akaba ari uwawe. Umuntu nkayaka ugasanga icupa ryaramuganje ariko n'umuntu wacu araza akadusetsa. Twikomereza. Ni mu bishaka nzababwira ukuntu Semuhungu yaje gusimburwa na Muyango Claudine, Madame Kimenyi. Match iraba irarangira ariko manzi soze twita ya Shadibu. Ni iki kizima ku muhungu ukora fake cyangwa se uzunguza ikibuno? Mwibuke ukuntu yavuze ngo ibintu by'ubutinganye mukomeje kwamamaza biraza kurangira mwese mwabayebo. Ubu ngubu jewe mu by'ukuri ngiye nta muntu tubana. Ariko nsigaye ningira n'ubwo bwo kubona abana n'umusore kuko abantu benshi babaye batinganye. Twaza ngo tuvuge mu mazina ariko ubutinganye bureze. Abantu bose babaye batinganye. Ejo ni mwabonye ibihungu bibiri by'ibigoryi. Inkuru mwara yaranse kitotsi cyitwa niba ari hakavuki sizwa Serifa. Umuhanzi. Urumva umuhanzi. Mwana mubonye. Sha uzi kubona mu nkuru. Urumva uzi kubona mu nkuru cyakavuki uzi kubona mu nkuru umuntu w'umugabo ngo undi musore ngo yambeshye urukundo. Murumva ni sigezera ngo umusore ngo yambeshye urukundo ngo ni ibintu ibyo bintu nari mbize mu bakobwa. Nibyo Shadibu yavuze ngo ibintu by'ubutinganye mukomeje kwamamaza biraza koranye mwese mwabayebo. Reka dukomeze. Noneho ngo uduhungu tubiri tutazwi mu buhanzi ngo twacanye inyuma ni bano yavugaga bitwa Serafa. Sinzi ikintu ko cyitwa bitinganye sinyambimenya buriye. Uwo nguwo witwa Serafa ngira ngo ni umuhanzi kandi yuko mubona ukora umuziki oya byangora kumubona ariko inkuru iri ku gihe mwajya mukayireba. Ukora umuziki yavuze ko ngo hari undi musore ngo wamubeshye urukundo. Umusore mugenzi we yamubeshye urukundo. Mwumva ibintu bigeze
tutazwi. Urumva hari udusore tubiri tutazwi mu buhanzi ngo twacyanye nyuma. Inkuru irimo ni iyihe uretse gushaka kuyobya urubyiruko? Niyo gahunda yimakajwe imbere yo kuyobya urubyiruko. Muraza gushya ibi bintu si iby'iwacu, mwicare musenge kugira ngo yeme ko bino atari iby'iwacu. Reka wumve uyu nguyu ibyo yashyizeho we, wumve hepfo ko bamusubije. Yitwa Imitamenwa 200 online CTO. Icyo tubasaba, nyakubahwa minisita ureberera urubyiruko John Abudara, mu izina ry'urubyiruko turabasaba ko mwakorana n'inzego zose bireba mu gace gisa no kwamamaza ubutinganyi mu ruhame. Ese ubutinganyi buremewe mu Rwanda? Ese burahari? Uyu nguyu nawe yataginze uwitwa Lorenzo. Hari impamvu yamutaginze, hari impamvu tugiye kureba impamvu Lorenzo uyu nguyu yaje muri chat na Semuhungu. Niyo mpamvu nabwiye ngo Lorenzo uyu nguyu yaraza gusanga ahomba ko umutinganya. Ako se wowe koresha ubwenge bwawe. Niyo nyambwira umuntu witwa Nuza tuye dukwana ibiganwa, ukoresha ubwenge wowe. Uwo mutwe ukoreshe neza. Bro, umuntu utega akabuno bakagakubita urumva afite iki cyo guhomba. Tujyane gake gake. Narakutujyana gake gake. Niba umuntu ashobora gufata umugabo mugenzi we akamujya mu kibuno ahantu hayigenewe guca umwanda, uwo muntu numva ari ikintu cyo guhomba bagifite. Uyu nguyu witwa rero Mutamenwa yavuze ngo iki? Yavuze ko rwose asaba inzego ko bazarwanya abantu bamaze ubutinganyi mu ruhame. Hepfo impamvu nabwiye ngo bino bintu si iby'i Rwanda, hari uwitwa Rugambanengwe yavuze ngo ariko se sinagira ngo aba muri Amerika cyangwa n'uwundi. Yavuga Semuhungu yabonye ibintu abona si iby'i Rwanda, abona si iby'iwacu, abotse sinzi ko aba muri Amerika. Kera kabaye Lorenzo match yarangiye ku cyumweru cya munsi ku wa mbere ajya mu rugo rw'imikino, atangiye kuvuga ukuntu perezida Kenisi wa Gasogi ibintu yakoze byari bizwi. Avuga ko abatinganya yabizi ko bazaza, ari watanze amabaji yo kwinjira n'ibiki bitari bikwiye ko Semuhungu aza ku kibuga. Kuzanamo Kenisi niryo kosa wakoze. Yaratandukanye n'ibi bintu, naho byari bihuriye, nahantu yarahuriye n'ibi bintu habe na Mbappe, niko mbitekereza. Kenisi abantu baje ku kibuga nababwiye ngo ni mu bishaka nzabwira ukuntu Muyango yaje gusimbira Semuhungu, nzabibabwira. Reka noneho turebe uwitwa Semuhungu. Nababwiye ngo umuntu nubona yabamutinganye hari ishusho y'ubumuntu iba yamuvuyemo, kugira ngo umuntu ajye ku karubanda avuye ngo njyewe mbana n'umugabo mugenzi wanjye. Ariko urumva ibyo bintu byoroshye, urumva izo mbaraga zoroshye, abihamye mu bana, abihamye mu ruhame. Uwo muntu kuvuga ko mwaryamanye niyo byaba bitarabaye biroroshye, kandi bikazangira wowe Lorenzo ariwo bihombe. Niyo nabwiye ngo Lorenzo ashobora kuza kwirukanwa kuri RBA nanone agasubira ku gacana yakongera agakora. Semuhungu zino chat ndaziyamaye kazagenda zinyuzaho. Umunyamakuru wo kuri RBA witwa Lorenzo uri kunsebya muri public kubera namwimye urukundo. Wabyumvisha? Ari kunsebya kubera namwimye urukundo. Ubwo ngo ugagaragaje Lorenzo nk'iki nk'umutinganyi. Murakoze cyane. Wari waranzengereje unsaba amafaranga, mbabarira urekeraho kunsebya kuko nukomeza ndagushyira hanze. Ibyo uri kwigira ngo bagushime nuko batakuzi, injiji gusa. Ibyo uri kwigira wigira umuvugizi. Natanye babwira ni Lorenzo nawe namwe mu bantu bajya bavuga ibintu byinshi, ukunda kuvuga utuntu twinshi cyane, wenda nava nko gushyanuka kuvuga ibintu byinshi cyane. Lorenzo ngo yasabye urukundo arenzaho gusaba n'iki n'amafaranga. Ibyo gusaba amafaranga Lorenzo bivugaho iki? Chat ndazifite. Ibi tuntu mba natwegeranyije ku murongo gake gake. Yitwa Lorenzo Musanga Mfura. Ariko se muri pandemic ya 2021 umvishe ko Semuhungu yavuze ngo yansabye urukundo narumwima niba mva arimo kunsebya, agerekaho no kunsaba amafaranga. Lorenzo arabyiyemereye hano muri ibintu ugiye kubasomera. Lorenzo yemera ko yasabye amafaranga Semuhungu. Ariko se muri pandemic ya 2021 ninjye mutwipo wenyine Semuhungu Eric yakandiye akanyenyeri. Yabyemeye ko bakamukandiye, ariko noneho yongeyeho nabande kugira ataza guseba wenyine. Yari inshuti yanjye tutorials za culinary, so yankandiraga akanyenyeri kandi cyane. Urakoze cyane. Yankandiraga akanyenyeri kandi cyane. Tugendane gake gake. Bino bintu byitwa ubutinganyi
nabwiye ngo abakobwa n'abasore gushaka niba musigaho none waretse gushaka ko bibereye muri ubwo buyobe gushaka uretse nk'ubuyobe buba mu bantu nk'abakobwa beza bari i Kigali bateye neza bafite amabuno murajya kumutinga agiye gute bino ngira ngo baranabiroga bino bishobora kuba babiroga yari inshuti yanjye kandi SEMUHUNGU ruguru yavuze ko Lorenzo yamusabye urukundo atansiyo tega amatwi tutorials za Kuri so byankandiraga akanyenyeri kandi cyane pandemic umuntu we cyangwa se ubwo ni icyorezo cya covid by'umwihariko pandemic umuntu wese utarakoraga yakeneraga financial support yitwa no brain ari prayinga hasi akana ko nagashya bari tuzuminge turebe ese boss ready nje wangurira agacupa ko Imana izaguha umugisha nje singoye ni mitsingi uwo ni Lorenzo wabyandikiraga SEMUHUNGU again thank you Eric ubwo wenda yari amaze kujya hote kukohereza hi can I have your WhatsApp number please SEMUHUNGU akomeza kwandikirwa na Lorenzo akomeza kwandikira SEMUHUNGU keep the good work good day Eric track hari ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu 2020 nibwo izi chat zabaye noneho Lorenzo yakomeje kujya yandikira SEMUHUNGU ku itariki ya 13 2019 13 z'ukwa 12 Lorenzo yandikiye SEMUHUNGU ngo wava mu mushyushya rugamba mwiza hi noneho yari replyinze kuri story ya SEMUHUNGU Lorenzo ndacyari muri chat ze ndazifite hano azikuzishyira mu mic hi chef Eric you make cooking look very easy SEMUHUNGU yarashyize akantu arimo guteka n'ibiki chef respect yarongera replying aho ngaho ari ku itariki 29 z'ukwa 11 2021 tariki 29 z'ukwa 11 2021 nanone chef respect arongera replying kuri story ye any little money na enjoyment kuri story yari replying kuri story za SEMUHUNGU get well soon Eric may Jesus prevails hano ari ku itariki 24 z'ukwa 3 2022 ahari yaragize gute yararwaye none yitwa gute kuri izo tariki 24 z'ukwezi kwa 3 2022 yarongera ari praying kuri story ya SEMUHUNGU nanone ava ngo gukora isupu nziza ya boilo ukoresha iki ngo gukora isupu nziza ya boilo ukoresha iki tugendane gake uraza kugenda usobanukirwa naho ibintu biva naho byerekeza Lorenzo aracyari praying kuri story za SEMUHUNGU ese koko yamushakaga hiki ese wa mugani ubuko navuye ku nyama ngo nshaka kunanuka gute wowe uhora urya inyama ariko still ukagumana taye hepfo ashyiraho imitima clear message ari replying nanone read the next message yari replying kuri stories za SEMUHUNGU hafi ya zose read the entry message yes man got no reason to hate on you you live your life comfortable and happy everybody needs such a life not to jealous and hate hari message you have received 50 from Eric SEMUHUNGU ese boss ready nje wangurira agacupa ko Imana izaguha umugisha cyatse narikira hano kuvuga menshi siko kuyamara n'ubundi ese bino bintu byitwa ubutinganyi birimo birerekeza he birimo biragana hehe ko bizagura naho uzasanga abana bacu bigiye bibabaho umunsi ku wundi bizabatungura niba umuntu ashokoza muri stade wamagana akabyina atyo Lorenzo yaharanye umuntu wamaze guhanuka niyo mpamvu ibyamubayeho ingaruka zigiye kumugeraho
kuko yasubizanyije n'umuntu udafite ikintu ahomba. Ibyo rwose abimenye. Yasubiranyije n'umuntu udafitiye ikintu ahomba. Nicyo cyabayeho. Nicyo kintu rwose cyabayeho. Noneho rero wakibaza ngo ikintu kirimo ni kimwe. Uyu nguyu Lorenzo, urumva, uyu Lorenzo si uzahomba. Ndimo ndareba inkuru nayibonye ku gihe, mbabwire ko bino bintu by'ubutinganyi nyine ahantu bigeze si ahantu heza. Urumva, niyo mpamvu nshaka ko kandi iyo nayibonye cyo ntabwo cyo ni kimwe. Bino bintu bimaze gusa nawe bifata indi ntera, bimaze gusa nawe bifata indi ntera. Nze masomero iyo nkuru iteye agahinda y'abo bahanzi barihera. Okay, nayibonye. Urumva, wenda nshimire n'abantu baba badukurikiye umunsi ku wundi tubana mu biganiro byacu bitandukanye. Ni iby'agaciro cyane kubagira, ariko ibintu nababwira cyo ni kimwe nuko ikintu cyitwa ubutinganyi ubona ko byamaze gufata indi ntera, byamaze kujya ku yindi level. Reka inkuru igaragara ku gihe iravuga ngo umuhanzi Serifa arashinjwa ubushukanyi n'umusore baryamanaga. Umusore ku musore. Ibi ni imeruka mw'abantu mwe ababizi barabizi. Meruka irageze, meruka iri hafi. Abasomyi ba Bibiliya bakubwira ko n'ubundi nta gisigaye, ibyahanuwe ibyasohoye birimo kugenda n'ubundi bisohora. Sodomu na Gomora harimbuwe n'ubutinganyi n'uyu munsi nibwo buhari. Shyaka Blaise uzwi ku mbuga nkoranyambaga nka Blaise arashinja umusore mugenzi we witwa Cyusa Alpha Serge usanzwe uzwi mu muziki nka Serifa kumubeshya urukundo ariko akamuca inyuma, ndetse bikagera ubwo amucucura utwe. Hari nk'ibikuru usoma kumva wanarira cyangwa se waruka. Ibaze nk'umusore ngo arashinja mugenzi we kumuca inyuma. Murumva ahantu isi ya none igeze. Blaise yabitangaje mu butumwa burebure yanyujije ku rubuga rwa Snapchat, aho yatangiye abara inkuru ye avuga uburyo yahuye na mugenzi we. Ibaze mwana, nk'uko ushobora kujya ahantu ugahura na mugenzi wawe cyangwa se ugahura n'umukobwa ukamukunda, niko ngo bahuye. Story y'ukuntu yahuye na mugenzi we, just imagine ahantu isi yacu igeze. Avuga ko hagati ya Kamena na Nyakanga muri uyu mwaka ubwo yari i Kigali yaje gusohokana na bagenzi be bahura na Serifa. Nyuma yo guhura abo bombi baribwiranye baramenyana ndetse baza no gutahana. Mugujagura n'umukobwa ukamukunda bikanya muhise mutahana. Niko hano byagenje, umujama yaje gutahana n'undi mujama, umwanda ujya mu mwanda. Hari ubutumwa bwa Blaise bw'icyo gihe bahura bwa mbere agaragara ari kumwe na Serifa mu cyumba kimwe i Kigali, namugaragaza isura ye. Bireze nizo video mumaze iminsi mubona mw'abantu mwe. Arangije ati murebe twafashe iyi nzoga ya Gordon turasomana, ibyasigaye byari byabereye mu cyumba cyanjye. Murumva mu cyumba cye cyarabereyemo ibiki? Umusore ku musore, umugabo ku mugabo, ngo ashinja ko yamuciye inyuma. Namwe munyumvire ahantu isi ya none igeze. Baba we, ati byakurikiyeho ni mubimbaza. Avuga ko nyuma yo kuryamana yabwiye Serifa ko mu busanzwe ataryamana n'umusore ahuye nawe bwa mbere, undi amwishongora amubwira ko bamubwiye ko ariko bimeze. Umusore ku musore, ati umusore duhuye nawe bwa mbere ngewe sinyaryamana nawe kandi koko niko babimbwiye. Blaise akomeza avuga ko yari asigaje iminsi nk'ine Kigali, ariko yose yayimaranye na Serifa baryamana buri munsi bishimana. Mu nyumvira y'isi igeze, iminsi ine ngo yari afite i Kigali yose ngo bararyamanaga sha. Shano ryacitse umurizo pe.
ishyano ryacitse umurizo ndakurahiye. Avuga ko yaje kugirwa inama n'inshuti ye magara yari yamenye iby'urukundo rwe na Serifa, ikamusaba kuruhagarika we akayima amatwi agira ngo ni umunwa w'Abanyarwanda. Ngo hari inshuti ye ngo imuzi, ngo yari itangiye kumubwira ngo ahagarike urukundo mw'abantu, urukundo n'undi musore. Uyu musore uba muri Canada agaragaza ko yaryohewe n'urukundo rwe na Serifa, kugeza aho uyu musore yaje kumuherekeza ubwo yasubiragayo, amwandikira akabaruwa amubwira urwo amukunda, undi nawe akomeza kumwizera ndetse amuha urwaho, maze undi amurya utwe atanzitse yarakoze kuyarya pe. Ago wenda inkuru ni ndende iri no ku gihe, wenda abantu babishoboye bananyarukirayo bagasoma iyo nkuru. Gusa mu by'ukuri ibintu byitwa ubutinganyi ubona ko bigenda bijya ku yindi level, ubona ko bigenda bifata indi ntera. Kugeza uyu munsi wa none kuba umusore aryamana n'undi musore, kuba umukobwa aryamana n'undi mukobwa, ni ibintu navuga ngo byabaye bisanzwe, ni ibintu byabaye très normal, byabaye ibintu biri aho ngaho. Umuntu akumva ko numvishe ngo hari n'abashaka abagabo cyangwa abagore n'undi akakomeza ari umutinganyi, ariko akaba akiri aho ngaho nyine ari ibintu bya maonesho. Mu by'ukuri ugasanga yashatse uwo mugore atanamukunda, ahubwo ugasanga nyine abikora kugira ngo nyine abantu udapfa kumukeka. Nicyo kintu ngo kibaranga. Bamwe mu beza basigaye rwose ngo banabana, sa umuntu afite umugore cyangwa se afite umugabo, ariko afite n'undi mutinganyi cyangwa se n'undi umutinga, lesbienne cyangwa se umugeni. Ibintu rero mw'abantu mwe si iby'i Rwanda, murekere si iby'i Rwanda. Bino bintu biteye ubwoba, birababaje, biteye n'agahinda. None se abana bacu bazakurira muri ibi bintu? Tekinoloji miliyongera, imbuga nkoranyambaga zirimo ziragenda zizaguka. Bino bintu murimo gukora mutekereza ko hari abana muzabyara, ariko si umutinganya arabyara, ni uguca urubyaro. Ni ibintu bibabaje. Wenda umuntu ashobora kuvuga ntiwumve uburemere bwabyo, ariko nyuma y'igihe wenda muzabimenyera, cyangwa se uko iminsi izagenda iza nuko igihe kizagenda kiza, mushobora kuzabimenyera. Akaje ngo karemerwa, umugani w'umunyarwanda. Gusa sinekeza ko dukwiye gushyigikira bino bintu. Nicyo kintu wenda nabwira abantu, ntago bikwiye pe, ntago bikwiye. Numva rero bino bintu byitwa ubutinganyi murimo mubona mu bantu, buriya niba hari ikintu ntekereza ko abantu bakwiye gushimira Yago, ni kimwe. Yago ino showbiz navuga ngo yayambitse ubusa, itwereka ibintu tutari tuzi ko bibaho. Yahereye kera avuga ngo ibyo bitinganyi, ariko atarirura ngo avuge mu mazina. Ariko uyu munsi wa none ibintu biragenda byicangura. Bibiliya niyo ivuga ngo mureke mureke amasaka n'urukungu bikurane. Niko birigenda ivuga. Mureke amasaka n'urukungu bikurane. Niko birivuga. Rero bishatse kuvuga iki? Iyo birivuze ngo mureke amasaka n'urukungu bikurane, bivuga ngo mureke nyine byose, ibyaha, abanyabyaha, abatinganya, babane n'abantu bazima. Ku munsi w'imperuka Imana izaca urubanza itabereye. Yago yarabivuze, uvuga n'iki n'amabifu arahaguruka, ibintu birakomeza biracika. Ariko uyu munsi wa none nibwo tutangiye gutangira kubona noneho bya bintu Yago yavugaga by'abatinganya. Wewe kanaka wamutinganye, kanaka wamutinganye, singiye kubavuga, singiye kubisubiramo. Kanaka wamutinganye, wewe kanaka wamutinganye, kanaka wamutinganye. Ibyo byose ni ibintu Nyarwanda yavuze kera, twanga kubiha agaciro. Uyu munsi wa none umuntu yajya muri stade nyine agakora ibidakorwa, agakora amabara, agakora amarorero. Turaho turebera, turaho tubireba umunsi ku wundi, kubyamagana byaranze.
bizagenda bite? Ikintu kizabaho nuko uzasanga wa mugani wa Shadibo bukomeje gukwirakwiza kandi muzisanga mwese mwabayebo, bitewe nuko nyine abantu barumva no gutwika. Umuntu asigaye atwikira ngo mu butinganyi ngo nibyo ngo bikora ngo nibyo ngo bicuruza. Umuhanzi utabaye umutinganyi ngo nagacuruza. Umunyamakuru utabaye umutinganyi ngo nagarebwa, nagabona akazi. Ariko Imana hejuru ya byose, ngo hejuru ya byose hari Imana. Iyo ni indirimbo y'Abadivantiste. Reka bino bintu tubyamagane tubirwanye, ndabizi ko bizacika. Rero wenda kuri Lorenzo we namugaye cyane, kuko ukurikije kujya guterana amagambo, kujya gukritika ku muntu utafite ikintu ahomba, si we wenyine wari urimo, ba Brian barimo, ba Jihad barimo, ba Benda barimo, ba DJ Sonia barimo, muri stade Amahoro harimo abantu benshi. Guhitamo nyine uriya rero nuko nawe yizi nyine wenda, nuko azi wiko wenda ntacyo guhomba. Niyo mpamvu nyine ubona umuntu nyine ashobora kuza akavuga ndi proud y'ibyabaye tu. Video y'urukozasoni kajya hanze, ariko kuko nyine batinganye ubwenge bwabo ngira ngo bamugane bitewe n'ukuntu baba barongorwa mu kibuno, ngira ngo nabwo baragenda bukajya mu kibuno. Urumva ukazasanga umuntu nta kintu cyo gomba afite, nta kintu gitinya kuvuga. Umuntu yabaye biri hanze kanaka ngo yansabye urukundo ndarumwima, n'umuntu w'umugabo kubona yakwise undi mugabo imitomo. Kibaza isi yacu imiragana he, irimo inerekeza he? Reka wenda nsoreze hano, nababwiye mushobora kuza kubikunda cyane mu bikunde, byose n'uburenganzira bwanyu, ni n'amahitamo yanyu kubikunda cyane mu bikunde. Icyo nababwiye ni kimwe, reka tubirwanye bizakunda, nk'uko wa mugani na leta niba nta tegeko ribishyigikira, nuko nyine bitemewe. Reka rero navuga ngo reka wenda ndetse naho dusoreza hano umunsi ku wundi tuzajya tubana mu biganiro byacu bitaha muri Imana.